Mwiriwe nshuti bavandimwe mwese aho muherereye, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ibagirire neza cyane. Tumaze iminsi nk'ingahe tutaganira ijambo ry'Imana hano kuri uru rubuga ndetse no kuri channel yacu ya Harmony, ariko uyu munsi Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nishimiye uyu mwanya mwiza cyane, mbona ari umwanya w'ingenzi, nawe uri bugufashe kandi waragufashije umaze iminsi udukurikira kuri uru rubuga cyangwa se kuri channel ya YouTube. Imana ikugirire neza. Uyu munsi nifuje ko twiga isomo rivuga ngo iga kumva ijwi ry'Imana. Learn to hear the voice of God. Cyangwa se mu Kiswahili jifunze kusikia sauti ya Mungu. Mu minsi yashize twize isomo rivuga amahame yo kumva Imana. Principles for hearing God's voice. Amahame yo kumva ijwi ry'Imana. Twarayiganye namwe kanuni za kusikia sauti ya Mungu. Twizganye amahame ane yo kumva ijwi ry'Imana. Muri iri somo ryo kumva amahame twararyize cyane, aho twarebiye uburyo burindwi Imana ikoresha kugira ngo ivugane n'intama zayo cyangwa n'ubwoko bwe. Ndabizi iri somo wararikurikiranye, Imana ndabizi ko yagufashije ukaryumva. Noneho uyu munsi muri iri somo twarimo dusobanura umurongo uri muri Yohana ibice 10 umurongo wa 27 cyangwa 27. Haleluya. Ndabizi iri somo ryafashije benshi, mwagiye mumbwira, ariko nimba ushoboye kumvira ukaba utarumvise iryo ngiryo wanyandikira mu gikari naryo nkariguha, Imana ikaduhana umugisha. Uru rero uwo munsi twize amahame yo kumva ijwi ry'Imana. Uyu munsi turiga kwiga kumva ijwi ry'Imana. Kwiga kumva ijwi ry'Imana. Hari irindi somo nabigishije amajwi 8 ashaka ko akuyobora kugira ngo akuyobore. Kandi buri wese ubu mubona arasa n'ijwi yumvira. Buri wese wowe unyumva urasa n'ijwi ukurikira, urasa n'ijwi uvugana naryo, urasa n'ijwi wumvira muri ayo majwi 8 narayakwigishije yose. Amen. Uyu munsi turasoma icyanditswe kiri mu Ngoma za kabiri ibice 20 umurongo wa mbere, dusome n'uwa 15 kugeza n'uwa 17. Niho dukura isomo ryacu ry'uyu munsi. Muri iri somo ry'uyu munsi turaza kurebera hamwe n'ibidukundira cyangwa tuzabyige mu byiciro. Turaza kwigira hamwe kwiga ijwi ry'Imana. Turaza kureba ibintu bitatu biranga ko wakuze. Ibintu bitatu biranga ko wakuze. Noneho tuze kureba ni iyihe mpamvu, kwa nini unahitaji kusikia sauti ya Mungu. Kubera iki ari ngombwa ko wumva ijwi ry'Imana. Ndaza kukubwira impamvu ari ngombwa ko wumva ijwi ry'Imana. Imana nidushoboza, ariko nanone tuzarebera muri iri somo kubera iki utumva ijwi ry'Imana. Kubera iki utumva ijwi ry'Imana. Kubera iki utaryumva. Nanone biri muri iri somo, ariko tuzarisoza tukubwira ngo niki wokora kugira ngo wumve Imana. Reka dusome iki cyanditswe rero twari tuvuze kiri mu Ngoma za kabiri ibice 20 umurongo wa mbere, turasoma n'uwa 15 kugeza kwa 17. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo
Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abameunimu batera Yehoshafati baja kumurwanya. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Hasasoni Tamari ariho Enigedi. Ku 15 aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese. Umva Imana yatangiye kuvuga. Amen. Imana yatangiye kuvuga, nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuga. Amen. Mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo ni urw'Imana. Ejo muzazamuke mutere, dore bazazamuka ahaterera haja isisi. Amen. Ndaza gusesengura ibi bintu neza bikumvise mu buryo bw'umwuka. Muzabasangaho ikibaya giherera mu butayu bw'i Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere, kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Hano urumva ko akangurira abantu ngo nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe batuye i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati. Amina. Kimwe mu bintu Imana igupimiraho ko wakuze, kumaze kuba umuntu muzima, kimwe mu bintu Imana igupimiraho ko wakuze ni urwego rwawe, ni uwezo wako wa kusikia sauti yake. Kimwe mu bintu Imana ikureberaho uko umaze gukura kabisa ni ukugera mu rwego usigaye uzi kumva ijwi ry'Imana. Ico gihe Imana izamenya ko wakuze. Amen. Kuna viwango vitatu katika ukuaji wako. Hari inzego zitatu mu gukura kwawe. Hari ukuba mtoto wa Mungu na mwana wa Mungu na mtumishi wa Mungu. Izi nzego ko ari zitatu zose zerekana gukura kwawe. Mu Kinyamurenge cyangwa mu Kinyarwanda byose gusa n'umwana w'Imana, umwana w'Imana, mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu. Mu Kinyamurenge ho byose umwana w'Imana. Ariko hariho child of God, son of God and servant of God. Hari itandukaniro ry'ibi bintu ry'umwana, rya mtoto na mwana. Muri biblical context, mu buryo bwa Bibiliya, umwana ariwe child, mu Kigiriki yitwa teknon. Iba bivuze cyangwa se biba bishimangiye isano cyangwa se umuryango. Ariko uyu mtoto wa Mungu ni ukuvuga ngo ni igihe umaze guhabwa can stress role, authority or status. Umwana w'Imana, mtoto wa Mungu, ni ukuvuga nganga ahashobora gusobanura umuntu umurage, wamaze kugera ku rwego rw'umurage, wamaze kugera kuri status, umwanya mwiza cyangwa se umaze kuhabwa umwirondoro, waravuye mu bwana. Mu yandi magambo, mtoto biba byibanda gusa ku isano ry'amavuko, focus on birthright. Ariko son w'umwana ni ukuvuga ngo bishimangira uruhare, bishimangira ubutware cyangwa urwego. Kiyo tuvuga ngo umwana w'Imana, the son of God. Biragusaba rero ko ukura muri izi nzego ko ari zitatu, ukaba mutumishi wa Mungu. Mu yandi magambo, kugira ngo tubyumvikaneho ibi bintu, ubu umwana w'Imana, donc unafanyika mtoto wa Mungu unapokoka. Iyo umaze gukizwa direct uhita uhinduka mtoto wa Mungu.
ariko unafanyika mwana wa Mungu wakati unaanza kusikia sauti ya Mungu. Uwa son of God, uba mwana wa Mungu igihe utangiye kumva ijwi ry'Imana. Bibiliya mu Baroma ibice 18 umurongo wa 14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka, amina, nibo bana b'Imana. No, unafanyika mtumishi wa Mungu katika kutembea na Mungu. Ubu mukozi w'Imana iyo ugeze ku rwego rutakiri urwo kumva gusa ijwi ry'Imana, ahubwo usigaye ugendana n'Imana. Amen. Nukuvuga ariko ngo icyifuzo muri uku kuba umukozi w'Imana biragusaba kuba uzi kumva neza ijwi ry'Imana. Haleluya. Kuba uzi neza kumva ijwi ry'Imana. Mwibuke ko mu majwi nabigishije harimo ijwi ry'Imana, harimo ijwi rya Satani, habamo ijwi ry'abantu, habamo iby'ibihe by'amatokeo. Haleluya. Habamo ijwi rye mu bitekerezo byawe. Ayo majwi yose arashaka kukuyobora. Rero ubu umukozi w'Imana igihe umaze kugira ubushobozi bwo gutandukanya ijwi ry'Imana mu majwi menshi aguhamagara. Amen. Kadusimbuke tugere ahandi nakubwiye. Kubera iki rero ari ngombwa ko wumva ijwi ry'Imana? Kubera ko ijwi ry'Imana ni igishoro. Sauti ya Mungu ni mutaji. Ijwi ry'Imana ni igishoro kuri buri kimwe ushaka gukora cyangwa se wifuza. Ijwi ry'Imana. Ikintu cya mbere, impamvu ya mbere ari ngombwa ko wumva ijwi ry'Imana. Sauti ya Mungu itakuwezesha kupata ushindi katika vita. Ijwi ry'Imana rizagushoboza kubona intsinzi mu ntambara. Nimba wifuza gutsinda urugamba urwo urimo rwose, ugomba kwitoza kumva ijwi ry'Imana. Amen. Ikibazo cyose uri kunyuramo gitegereje ikintu kimwe. Izo ntambara uri kunyuramo, ibyo bibazo uri kucamo, urwo rugamba umazemo imyaka myinshi, rutegereje ikintu kimwe. Ese Imana yawe irakivugaho iki? Nico gitegereje gusa. Imana yawe nikivuga kuri ico kibazo uhanyuramo. Umwanzi wawe ntabwo agutera buri gihe anyuze mu nzira imwe. Nubwo birivuga ngo bazagutera banyuze mu nzira imwe ngo basubire mu nzira 7, ariko Satani agerageza kunyura inzira nyinshi kandi zitandukanye. Aha twasomye, haleluya, haranga neza, aravuga ati nimwumve yemwe Bayuda, namwe baturage b'i Yerusalemu, namwe mwami Yehoshafati. Uku niko Uwiteka avuga, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo n'urw'Imana. Umva umurongo wa 16, ejo muzazamuke mu batere. Haleluya. Iyo wumva Imana rero ikuyobora ico uri bukore, ejo uzazamuka ubatere. Ijwi ry'Imana riguha ubutsinzi mu ntambara, kuko ijwi ry'Imana rikuyobora ico uri bukore. Ejo muzazamuke mu batere. Ijwi ry'Imana rikurangira nuko ibintu bihagaze. Dore bazazamuka ahaterera hajya Ishiseri. Imana ibishaka ngo uyumve, ikuonyeshe shida yako ni nini na shida yako ni ipi. Imana ashaka kukwereka ikibazo cyawe niki, gikomoka gituruka hehe. Bazazamuka baje Isisi, hanyuma ikakubwira icyo uri bukore. Muzabasangaho ikibaya giherera mu butayu bw'Yeruweli. Imana irashaka ngo uyitege amatwi, ikubwire ikibazo cyawe aho kiri, ikubwire nuko ugikemura. Amen. Kuri 17 haravuga ngo muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana. Imana irashaka kuguha strategy, Imana irashaka kuguha uburyo. Haleluya. Muzahagarare mwireme inteko gusa. Wowe ikibazo wagize, ibintu byawe bikora gusa uhubaguritse.
ubikora ugendeye ku nama z'abantu n'abapfumu n'abandi. No, tegera Imana ikubwire, wihagararire gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha, yemwe bayuda b'i Yerusalemu. Amen. Kankomeze. Impamvu ufite ubwoba ndetse ukaba warakutse umutima kubera ibyo bibazo unyuramo, impamvu wihebye nuko udafata umwanya ngo wumve ijwi ry'Imana ngo rikubwire icyo wokora. Muvandi, ntabwo Imana izaza kugukorera buri kimwe. Imana irashaka ngo uyumve ikubwire icyo ukora. Praise God, hallelujah. Imana irashaka ngo uyumve ikubwire icyo ikora. Umunsi umwe abami 3 barateye, bagera ahantu indogobe zabo n'ingamiya zabo babura amazi, kandi bari ibihumbi byinshi cyane. Umwami arabaza ngo ariko nta muhanuzi uri hano. Baza gusanga Elisa ari muri iryo tsinda. Baramubwira ati niki dukora? Ndashaka kukubwira ngo Imana ashaka kukubwira icyo wokora. Irashaka ngo uyumve ikubwire icyo wokora. Elisa arababwiye ngo Imana iravuze ngo nimucukure imifresh, impago muri iki kibaya, mucuzuze ngo imifresh, mucuzuze imifresh, mucuzuze za kanali. Arababwira ngo ejo mu gitondo buzaca yuzuye amazi, munywe n'amatungo yanyanywe, kandi aba ariko bigenda. Ariko Imana yarababwiye ngo nimucukure. Wewe wishwe nuko utumva Imana ngo ikubwire icyo wakora. Amen. Imana iyo igiye gutabara, iyo ugiye gutabara ubwoko bwayo, ibaha instructions, ibaha amabwiriza. Iyo wakurikije ayo mabwiriza, iyo wakurikije iby'Imana yaguhaye, instructions, amabwiriza yaguhaye, utsinda urugamba. Amen. Nusubira ugasoma muri iyi mirongo witonze ukayisubiramwo, urasanga ijwi ry'Imana ryariko riberekaho ikibazo cabo kiri, kandi rikababwira n'igihe bagomba gukora. Tegereza Imana. Hari icyo Imana yakubwiye ariko igihe cyo kugikora ndikiragera, ariko wowe urafosinga. Tegereza Imana ikubwira ngo igihe cyageze, ikubwira igihe cyo gukorera icyo kintu Imana yakubwiye. Amen. Hari abantu ijwi ry'Imana riyobora gusenga mu gicuku. Hari abantu ijwi ry'Imana ribwira ngo nimuje muri salo musenge. Hari abantu ijwi ry'Imana ribwira ngo nimutange ituro. Hari abantu ijwi ry'Imana ribwira ngo rikubwira gutanga ubufasha, gufasha abatishoboye. Wewe ntugakora ikintu gusa kubera ko abandi bagikora, ahubwo uza wumva ijwi ry'Imana icyo rikuyoboye gukora. Niwumva ijwi ry'Imana uzabaho uryohewe muri ubu buzima muri iyi si. Amen. Soma neza umurongo wa 24. Bamaze kumvira Imana ikintu cyakozwe. Umurongo wa 24 uravuga ngo hanyuma abayuda bageze ku munara w'abarinzi wo mu butayu, basanga ingabo zose zabaye imirambo irambaraye hasi, ari nta numwe wacitse ku icumu. Niki cyari cyabaye? Bumva ijwi ry'Imana, abanzi basubiranamwo, baratikura nabo nyine baricana. Muvandi, reka kwirwanirira, umva Imana iki kuyobora gukora. Bwana sifiwe sana. Igihe cyose numva Imana, nanjye igihe cyose numva Imana, mba nkeneye kumenya aho ikibazo kiri. Nujya gusenga ntuzajye gusenga gusa, uzajye gusenga ukeneye kumva Imana ikubwire icyo kibazo gituruka. Hari ibibazo bimuja kurwana nabyo hanze kandi biri muri wowe. Hari ibibazo uja kwiri gusengesha hirya no hino kandi ikibazo ari wewe kirimo. Haleluya. Imana ibashe kugwishurira ikibazo aho kiri cokemuka. Muri Zaburi ibice 81 umurongo wa 14 haravuga ngo iyaba ubwoko bwanje bunyumvira, iyaba Abisiraheli bagendera mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba, nahindurira ukuboko kwanje kuba barwanya. Icyo usabwa niki? No kumva Imana ikagutsindira ababisha bawe, ikagutsindira izo ntambara, ikagutsindira ibyo bigeragezo, ikakubohora muri iyo minyururu. Haleluya. Biragusaba gusa ngo wumve Imana. Si ukwirirwa wiruka, si ugutinda mu ikanisa
si ugutinda mu butayu, si ugutindana n'abahanuzi, ni ukwicara hasi ukumva Imana muvandimwe ikakwereka ikibazo cyawe aho kiri. Amen. Ni ukuri hakika yose ikintu Imana ikeneye ni ukuyumva ugasobanukirwa ijwi ryayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Yakobo yahangayitse imyaka myinshi, imyaka 20. Yakobo ahangayitse, Yakobo yigwanaho, Yakobo yishakisha, akorera umugore wa mbere bakamuriganya, akongera ati reka nongere nkore, agakorera uwa kabiri, agakora bakagurana amatungo, baramuriganya. Haraho yanditse abwira abahungu ba Yakobo ngo so yandiganyije inshuro 10. Ariko umunsi umwe yashatse kumva icyo Imana imubwira, abwiye ibyiciro ko yari yabigabuyemo gatatu, ababwiye ngo nimugende imbere, asigaye wenyine. Haleluya. Uwo mwanya marayika w'Imana aramumanukira, amateka ya Yakobo y'imyaka myinshi arahinduka. Reka nkubwire ko intambara urwanya imyaka myinshi, ibibazo umazemo igihe kirekire, haleluya, ibibazo umazemo igihe kirekire bitarangira, biragusaba gusa gutuza ukumva ijwi ry'Imana reka kuyobora ikintu ugomba gukora kugira ngo utsinde iyo ntambara n'ibyo bibazo. Amen. Nakubwiraga impamvu ya mbere ugomba kumva Imana. Ijwi ry'Imana rigushoboza gutsinda urugamba. Icya kabiri ugomba kumva ijwi ry'Imana, reka nze mbikubirikizeho muvandimwe. Impamvu ya kabiri ugomba kumva ijwi ry'Imana, sauti ya Bwana itakuwezesha kutoa kilicho ndani yako. Ijwi ry'Imana rizagufasha kugaragaza no gutahura ibiri muri wewe. Ndabivuga gute ngo mwumve mwuka byaramo? Haleluya. Muri wewe harimo ubutunzi bwinshi, but you don't know. Haujui kabisa. The voice of God will enable you to express what is within you. Ijwi ry'Imana niryo rizagushoboza guhishurirwa, gutahura ubutunzi buri muri wowe mwimbere. Kangubwira iki kintu, birashoboka ko wishwe n'ubukene kandi Imana yarashize ubutunzi muri wewe. Aho banze wibuke ko nigeze kubwira ubukene icyo ari cyo n'ubutunzi icyo ari cyo. Ariko ushaka kuba wishwe n'ubukene kandi ubutunzi bwawe Imana yarabugushizemo imbere. So nutangira kumva ijwi ry'Imana, uzatangira gutahura impano ziri muri wewe, uzatangira gutahura iyerekwa muri wewe, uzatangira gutahura ibintu byinshi cyane by'ubutunzi biri muri wewe, kandi ibyo akaba ari byo bihishe mu butunzi bwa Yesu yaguhaye ngo uzabemwo, uzatunge, buzakubesheho hano ku isi. Amen. Kanitangeho urugero bavandimwe. Mu buto bwanje kiri muri primaire secondaire, sinigeze ntekereza na rimwe ko nzaba umupasiteri. Apana kabisa. No. Sinigeze ntekereza, sinigeze nabisengera, sinigeze nabishaka. Numvaga nzaba undi muntu. Sinigeze numva ko nzaba umwigisha w'ijambo ry'Imana nk'uko ndi kukwigisha. Ariko mu mwaka wa 2006 nibwo ijwi ry'Imana ryambwiye ko nzaba uyundi we. Haleluya, haleluya. Umwambwi igihe cyose wala wakati wowote Yusufu alimjua Yesu kama selemala. Kamubwira uyu Yesu twizera, uyu Yesu wavutse mu rugo rwo kwa Yosefu. Yosefu bwe yamufataga nk'umubaji kuko ariko kazi bakoraga. Ariko Yesu yaje kwitahura, yitahura uwo ari we. Muri Yohana ibice 5:30 haravuga ngo ntacyo mbasha gukora ubwanje, ahubwo uko numvise niko nca amateka, kandi ayo nca nayo kuri, kuko ndakurikiza ibyo nkunda ubwanje, ahubwo nkurikiza ibyo uwantumye akunda. Yesu atangira gutahura uwo ari we. Haleluya.
Yesu atangira gutahura uwo ari we muvandimwe. Amen. Uje kubisoma ku murongo wa 19, usubire inyuma usome ku murongo wa 19. Haleluya. Usubire inyuma usome ku murongo wa 19, hanyuma usome muri Matayo ibice 26 umurongo wa 39. Urabyumva neza. Amen. Kangubwira iki kintu, ntuzemere kubaho ubuzima bwaguhitiyemo. Ntuzemere kubaho ubuzima bwaguhitiyemo. Ugomba kubaho ubuzima buri mu bushake bw'Imana. Hari abantu benshi mu nyumva muri mu ubuzima bwabahitiyemo kubamwo. Haleluya. Urimo urakora ibintu ariko atari byo bikuriho, atari byo ukunda, atari byo ushaka, atari byo ukeneye. Uri kubikora mu kababaro, uri kubikora nta bushake, uri kubikora kubera ko ubuzima ari byo byaguhitiyemo kubamwo. Ariko jiulize wewe mwenyewe, nibwo bushake bw'Imana? Nibwo bushake bw'Imana ibyo urimwo? Nibwo bushake bw'Imana cyangwa uri kubikora kubera ubuzima? Cyo cyari cya kabiri nakubwiraga, yuko sauti ya Bwana itakuwezesha kutoa kilicho ndani yako. Lakini ya tatu, amen, the voice of God is what builds your faith and your courage. Sauti ya Mungu ndiyo inayojenga imani yako na ujasiri wako. Ijwi ry'Imana niryo ryubaka kwizera kwawe n'ubushizi bw'amanga cyangwa se n'ubutwari bwawe. Nta kindi kibwubaka. Amen. Ikintu cyubaka ubutwari bwawe, ukubaka ubushizi bw'amanga bwawe, ukubaka kwizera kwawe, nuko wumva ijwi ry'Imana. Amen. Nimba ushaka kuva mu buzima bwo gusuzugurika, amen, nimba ushaka kuva mu buzima bw'igisuzuguro, nimba ushaka kuva mu buzima ukubitwa n'akaje kose, nta kindi kintu ukeneye ni ugutuza ukicara, haleluya, ukumva ijwi ry'Imana. Amen. Kankubwire, nta kindi kintu kibi nko kubaho mu buzima nawe ubwawe utiyizeye. Uzi ko hari ubuzima urimo utatinyuka kubwira abandi bantu ko ubamwo. Icyo kintu ni kibi. Uri mu buzima udatinyuka kubwira abandi bantu ko ari bwo buzima ubamwo. Ni ikintu kibi cyane. Haleluya. Byamagane, byange, ushaka umwanya utuze. Haleluya. Uwumva ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana niryo ryubaka kwizera kwawe. Mu Baroma ibice 10 umurongo wa 17 haravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Amen. Biravuga ngo consequently faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Nukuvuga ngo mu by'ukuri kwizera kuzanwa nuko wumvise. Nta kindi kintu kizana kwizera. Kwizera kuzanwa nuko wumvise message, kandi iyi message wumvise ukayumva iturutse mu ijambo ry'Imana, kwizera kwawe kukubakika. Amen. Nimba ubayeho mu bwoba, kangubwira iki kintu, nimba ubayeho mu bwoba, ikibazo ufite ni kimwe, nuko utaramenya kumva ijwi ry'Imana. Ariko wumvise ijwi ry'Imana, wobohoka muri uwo mwuka w'ubwoba mu izina rya Yesu. Kangubwira impamvu ya kane ituma twumva ijwi ry'Imana, cyangwa ari ngombwa ko wumva ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Uwiteka cyangwa ijwi ry'Imana rigukiza imibabaro. The voice of the Lord saves you from suffering. Sauti ya Bwana inakuokoa na mateso. Ijwi ry'Imana niryo ryogukiza iyo mibabaro n'agahinda. Haleluya.
niryo ryo gukiza iryo shavu, niryo ryo gukiza ko gahinda, niryo ryo gukiza iyo mibabaro. Kuna aina fulani ya mateso ambayo hayataondoka kwa sababu uliombewa. Hari imibabaro imwe itokurekura kubera gusa ko wasengewe, kubera ko wateranye, kubera ko warize cyane, kubera ko wagize amaganya menshi, kubera ko wabwiye abantu kugowe. Hari imibabaro itokurekura kubera izo mpamvu. Hari imibabaro gusa yo kurekura kubera ko wumvise ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana kuri ibyo bibazo urimo rirakubwira iki muvandimwe? Ijwi ry'Imana rirakubwira iki? Haleluya. Ijwi ry'Imana niryo rikubita iyo mibabaro yawe. Umaze kurwana nayo, wananiwe, warumye, waratagangaye kubera intambara uhoramwo. Tegereza ijwi ry'Imana rize rimenagure, rize risenye izo ntambara. Muri Yesaya ibice 30 umurongo wa 31 haravuga ngo abashuri bazakurwa umutima n'ijwi ry'Uwiteka, azabakubita inkoni ye. Aha nabavuga gusa abantu bisanzwe, habavuga ibibazo. Uko ni kuhindura ibintu ibyagutesaga, haleluya, bikakubabaza, akaba ari wowe utangira kubibabaza, bigatangira kuvuga ngo byagenze gute. Amen. Mva nkubwire muvandimwe, ibintu byagutesheje igihe kirekire, wumvishe ijwi ry'Imana byakurekura. Amen. Iki cyanditswe ntabwo kivuga umuntu gusa, ahubwo kiravuga ibihe bitandukanye byagutesheje mu bihe bitandukanye. Kwa nini unahitaji kusikia sauti ya Bwana? Icyagata, ijwi ry'Uwiteka rizaguha umusaruro mu bice bigoye. Okay, sauti ya Bwana itakupa matokeo katika maeneo magumu. The voice of the Lord will give you results in the difficult areas. Amen. Kangweza urugero, ahantu abandi bavuga ngo ubuzima buragoye, wowe ukahabonera ubuzima. Amen. Ahantu abantu bavuga ngo nta mafaranga haba, wowe ukahabonera amafaranga. Ahantu abandi bavuga ngo barapfusha, wowe ukaharerera. Ahantu abandi bavuga ngo haba indwara, wowe ukabaho utarwaragurika. Haleluya. Kwa nini? Sauti ya Mungu iguhereza umusaruro ahantu abandi bavuga ko hagoranye. Amen. Ibi ngibi biragusaba ngo wumve ijwi ry'Imana muvandimwe. Zaburi ya 29 umurongo wa 5 haravuga ngo ijwi ry'Uwiteka rimena imyerezi, Uwiteka amenagura imyerezi y'i Lebanoni. Sauti ya Bwana yaivunja mierezi, naam, Bwana aivunja mierezi ya Lebanoni. Imyerezi niki? Ni ibiti narebye ndasacinga. Imyerezi ni ibiti byo mu ishamba bizwiho gukomera, bikorwamo imbaho nziza kandi zikomeye, bifite imizi igera kure cyane, ibiti bikomeye cyane. Hano rero Bible iraduheza ikigereranyo cy'uko ijwi ry'Imana rifite ubushobozi bwo kumenagura ibintu bikomeye. Bya bintu utekereza ko bifite imizi yagiye kure, bifite isoko ryo mu bisekuruza n'ibisekuruza. Haleluya. Ijwi ry'Imana umunsi waryumvise rifite ubushobozi bwo kubimenagura mu izina rya Yesu. Ushobora kumenagura ibintu bikomeye, bya bintu utekereza ko bidashoboka. Biryo abantu bakubwira ngo ibi byo naho Imana. Iyo wumvise ijwi ry'Imana, haleluya, ukaryumvira, ibyo bintu birakurekura. Tukiraho, niki kintu ubona gikomeye mu buzima bwawe? Ni ruhe rugamba ubona rukomeye mu buzima bwawe? Muvandi, biragusaba kumva no kumvira ijwi ry'Imana. Amen. Reka nkwigize imbere gatoya kubwire kubera iki wowe noneho, kubera iki utumva ijwi ry'Imana? Ni izihe mbogamizi
zituma ubayeho utumva ijwi ry'Imana. Kwa nini hausikie sauti ya Bwana? Icyo nicyo ngiye gukomerezaho umuvandimwe. Kubera iki utumva ijwi ry'Imana? Kangubwire, kumva ijwi ry'Imana ntabwo ari amahirwe. No. Kumva ijwi ry'Imana ni nizamu, ni discipline wiha. Na mahitamo ufata ukavuga ati ariko noneho uhereye none maze iminsi nyobagurika, maze iminsi nshakira ibisubizo mu bantu, maze iminsi nshakira ibisubizo mu bushobozi bwanjye, maze iminsi nshakira ibisubizo mu bapfumu, maze iminsi nshakira ibisubizo mu bantu, ariko uyu munsi mpisemo gutuza kumva ijwi ry'Imana. Amen. Ndakubwira impamvu nkazingahe zituma utumva ijwi ry'Imana. Muvandimwe, nusanga izo mpamvu zifite uzikureho. Impamvu ya mbere ni kukosa kudhamini kusudi na mapenzi na muongozo wa Bwana. Failure to trust the Lord's purpose, the Lord's will and guidance. Kudaha agaciro, intego n'ubushake n'ubuyobozi bw'Imana. Wewe haujali, uri umuntu gusa wo gukora ibintu byawe ku giti cyawe, mbese nta kintu witaho, tugishe witeka inama, ibintu byawe ntubyitaho, Imana yavuze iki, nturebe icyo Bibiliya ibivugaho, urakora gusa. Donc kubera iyo mpamvu utitaye kuri ibyo byo kumva Imana, ntabwo Imana yavugana nawe. Amen. Nukuvuga ngo nimba ushaka kumva Imana biragusaba ko buri gihe cyangwa se ko buri munsi uhagarara mu bushake bw'Imana, ukemera kuyoborwa n'ijwi ryayo. Ariko impamvu utaryumva nuko ibyo donc urabisuzugura. Uri umuntu usuzugura ibintu byo kumva Imana, uri umuntu usuzugura Bibiliya, wigize umumenyi cyane urarenza kugeza ubwo ubona ko Imana idahari, idakora, umaze kugera ku rwego uri umupinzani wo ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu ibintu byagucanze. Kandi ibyo abantu barahari, na Bibiliya irabivuga muri Yeremiya ibice 6:16. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Barahakana, barabyirengagiza. Imana yababwira ngo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu nimushaka inzira za kera aho zabaga, ariko baravuga ati no, wituyobora ibyo ngibyo, ibyo turabizi Bwana. Hari umuntu ubwira ijambo ry'Imana ati reka ibyo byavuye kuri pause, yewe dusenge tireka gusenga, saba dasenga bo ntibageze ku bintu bikomeye. Umva ngubwire, gerageza gukora ikiri mu bushake bw'Imana muvandimwe. Gerageza gukora ikiri mu bushake bw'Imana. Iyo uhagaze mu bushake bw'Imana, Imana hari ibimenyetso iguha, hari ibintu bitatu Imana iguha, signs cyangwa se ishara tatu Imana ikwereka kugira ngo ikwereke neza ko icyo kintu ugiye gukora kumwe nawe. Ishara ya kwanza ni amani, amahoro. Ikintu ugiye gukora Imana igishigikiye iguha amahoro, kumva kugikora nta kibazo kabisa. Ariko nushaka gukora ikintu kumva umutima uri kwanga, kumva nta mahoro ufite, kumva amahoro yabuze, iki kintu ndi kugikora ariko nta mahoro ari mu mutima, icyo kintu umenya ko Imana itaguherekeje. Kimenyetso cha kabiri ni icyanditswe cyo guhagararira, andiko la kusimamia. Imana ishaka gukora ikintu iguhishurira umurongo biblique. Haleluya. Ukwereka neza ugahagarara ati Imana wavuze ibi, none igihe niki kirageze. Ariko ishara ya tatu, Imana iguheza musukumo na shauku, imbaraga, ikaguishaka motivation and passion. Imana iguha motivation, ikaguha musukumo, ukumva mutima wa hari ikintu kigusunikira gukora ikintu runaka. Ariko we kubera ko udashaka kumva Imana, tutegereza ngo wumve ko hari ikintu kigusunika, nta cyanditswe ufite cyo kugushigikira, no nta motivation. Haleluya. No nta namahoro ufite mu mutima, urabikora gusa kubwo kubyigana no guhata. Nyuma ya siku, nyuma y'igihe runaka, ugatangira ukicuza. Nkubwire muvandimwe,
Praise God, hallelujah. Nubwo abandi bantu bose batokwemezanya nawe ku kintu runaka Imana igusunikira gukora, yamaze kukwereka ibi bimenyetso bitatu, yamaze kuguhereza ibi bindi kwereka ngo igihe cyageze. Nubwo abantu batokwemezanya nawe, Imana iziguha ibi bimenyetso, kandi iyo ukoze icyo kintu amaherezo yacu kigira umusaruro ufatika kandi umusaruro mwiza. Mu Migani ibice 3 umurongo wa 5 n'umurongo wa 6 haravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Haleluya. Reka kwishingikiriza ku ishuri wize, reka kwishingikiriza ku bumenyi busanzwe. No, tegereza Imana ikuyobore. Icyo ugiye gukora ni igiki? Mpamvu ya kabiri ituma utumva ijwi ry'Imana. Amen. Haleluya. Nuko buri gihe uba unashawishika wepesi na unachona. Nuko buri gihe uba convinced by what you see. Buri gihe ukururwa cyane n'ibyo ubonesha y'amaso asanzwe, kandi umwanzi akoresha irembo cyane byo kukwereka ibintu bisanzwe kugira ngo bigukurure. Kangubwira iki kintu muvandimwe, igihe cyose ntabwo Satani azaza asa na Satani. No, Satana akoresha ikintu runaka, chombo fulani, na kukipaka rangi nzuri, lakini ndani ya chombo anatumbukiza shida. Nikuvuga ngo Satani aza yitwaje igikoresho runaka, yihinduye ikintu runaka, akagitaka akakigira cyiza, ariko imbere muri cyo agashiramo ibibazo. Reka gukururwa n'ibyo ubona muvandimwe. Haleluya. Acha kushawishika na unachoona. You are easily convinced by what you see. Buri gihe ukururwa cyane, uba convinced n'ibintu ubona bisanzwe. Imana ntabwo yibanda kubigaragara n'amaso. Paulo yaravuze ngo ariko twebwe nditureba kubiboneka, kubigaragara. Haleluya. Ngo kuko ari iby'igihe gito, ngo ariko ibitagaragara n'iby'iteka ryose. Amen. Amen. Wewe buri gihe ukururwa n'ibyo ubonesha amaso y'umubiri, akenshi bizagushira mu kaga, bizagushira mu bibazo. Mu Bakorinto ba 2 ibice 11 umurongo wa 14 haravuga ngo kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umuco. Hari ibintu nshaka kuntegaho amatwi ukanyumva muvandi. Ntabwo ari buri muryango wose ukinguye Imana iba yawukinguye. Ntabwo ari byo. Umuryango wose ukinguye ntuzibeshe ngo ni Imana yawukinguye. Ntabwo umuryango wose ukinguye wakinguwe n'Imana. Asi nshaka kuvuga ko Imana idakingura amarembo. No, ariko ntabwo irembo ryose rikingutse riba ryakinguwe n'Imana. Ntabwo umuntu ugaragara ko ashobora kugufasha wese aba yatumwe n'Imana. No. Ntabwo igishashagirana cyose ari zahabu. No. No, kabisa. Na Satani ashobora kuza mu shusho ya marayika kandi ari shetani. Nikangubwira lazima kwa kila kitu uchukue muda wa kutafakari na kuomba Mungu akufunulie. Buri gihe shaka kanya usenga Imana iguhishurira iki kintu nimba ari ubushake bwayo. Nigeze kukwigisha fake opportunities. Itandukaniro ry'amahirwe uhawe n'Imana n'amahirwe yakinguwe na shetani. Fursa za bandia narabikwigishije abasanzwe bankurikira. Amen. Reka nkwibutse gatoya. Fursa yose izagushira kure n'Imana izaba ari fursa ya shetani kabisa.
fursa yakinguwe n'Imana iguhereza opportunity, iguhereza amahirwe yo kwegera Imana cyane no gusabana n'Imana cyane. Ariko fursa iyo ariyo yose igukura ku byo wakoreraga Imana, amin, ikubuza igihe cyo gusenga, izo fursa zose ni fursa za bandia. Mwisho wa siku kabisa, nyuma y'iminsi runaka uzasanga waraguye mu mutego wa Ibilisi. Mbere y'uko ugira icyo ukora, mbere y'uko ugira gahunda wiyemeza, mbere yo gufata ingambi izo ari zo zose, banza usenga Imana. Amen. Hari igihe nari mbonye amahirwe yo kujya kwiga theology. Mu by'ukuri muri ico gihe haje umuntu arambwira ati ariko naguhereza nakubonera uburyo bw'akazi, sinshaka kukavuga, ariko ako kazi wakajyamo rwose ndagahagarariye, nanjye ndi mu bayobozi bamwe muri bo, donc nanjye naguha amahirwe ugatangira ugakora akazi nta bindi bintu usabwe byinshi. Ariko ndapima ndareba, hari mu bihe bigoye bavandimwe, hari mu bihe bikomeye n'ahantu narindi byari bigoranye, ariko numva umutima aransunitse, numva umwuka wera nyoboye ko ngomba kujya kwiga. Niyo mpamvu n'uyu munsi, haleluya, mfite amahirwe akomeye yo kukwigisha ijambo ry'Imana. Ariko Adamu na Eva bakuruwe n'iki? Bakuruwe n'ico babonye. Satani yaberetse imbuto. Satani yabwiye ati dore imbuto zirahiye, soro muryeho. Ibintu bifatika, ibintu bigaragarira amaso. Ibaza kaga byamugejejemo kugeza ubwo yirukanwa mu ngobyi ya Edeni. Kubera iki? Reka gushawishika, reka gukururwa cyane n'ibyo urebesha amaso. Amen. Reba Loti mu gitabo cy'itangira igice 13 umurongo wa 10 n'uwa 11. Reba Loti, biravuga ngo Loti yitegereza ikibaya, ngo cyari ikibaya kinetse kirimeze neza cyane. Loti aravuga ngo reka nerekeze muri iki kibaya. Kubera iki? Yakuruwe n'ibyo amaso areba. Reba ingaruka zabaye kuri Loti. Bidatinze abakobwa be bamufashe ku ngufu, bidatinze umugore we yabaye inkingi y'umunyu kugeza n'uyu munsi niko biri bivuga. Why? Reka kwibanda cyane ku by'amaso akurura, ahubwo wibande ku cy'amaso y'umutima abasha kubona. Bibiliya iravuga ngo amaso y'imitima yanyu ahweze. Haleluya. Muvandimwe, hari ibintu bigaragarira amaso ko ari byiza cyane hanze aha, ariko icara hasi ubaza Imana. Mbere y'uko ugira amahitamo ayo ariyo yose ufata, banza ubaza Imana, banza wicare hasi. Njoni tuhojane, Imana avuga ngo muze tuganire. Banza wegere Imana mugani ikwereke icyerekezo ugomba guhitamo. Kankubwira icya gatatu gituma utumva ijwi ry'Imana, nuko igicaniro cyawe cyazimye. You don't have strong altar. Hauna madhabahu imara. Masengesho yawe ni make. Nakubwiye madhabahu ni nini? Ni mahusiano yako ya karibu na Mungu. Haleluya. Ubusabane bwawe n'Imana ntabwo. Imana ntabwo ivugana n'umutima ukonje. Imana ivugana n'umutima wuzuye umwuka wera, wuzuye ubushuhe bw'ijambo ry'Imana. Kubwire, kuna ibada ya kanisani na kuna ibada yako wewe mwenyewe. Ntabwo ukumva Imana igicaniro cyawe cyarazimye. You can't. Mwuka wawe ugomba guhora ukangutse. Mu gitabo cy'Imigani ibice 20 umurongo wa 27 haravuga ngo umwuka w'umuntu n'urumuri yahawe n'Uwiteka rusesengura ibihishwe mu mutima we. Muvandi, urumuri rwawe rwarazimye, niyo mpamvu Imana itavugana nawe. Amen. Niyo mpamvu Imana itavugana nawe, urumuri rwawe rwarazimye. Yes. Mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo ariko umuntu wa kamere ngo ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. 15 haravuga ngo ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawe umurondora. Amen. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ariko twebweho, nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo, but we have the mind of Christ. Imana ashaka kuvugana nawe ufite urumuri rw'umwuka,
uri mu mwuka. Yohana yarabivuze mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 1 umurongo wa 10, haravuga ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanje numva ijwi rirenga, haleluya, nk'iry'impanda. Yari ari mu mwuka. Ntabwo bivuga ko yari ahandi, ntabwo bivuga ko yari mu bucuruzi, yari ari mu mwuka. Haleluya. Imana ivugana nawe, Imana yumva gusa n'abari mu mwuka. Amen. Kangubwira icyakane muvandimwe kugira ngo tuze gusoza iri somo. Ubizi wako, guhuga kwawe bituma utumva ijwi ry'Imana. Imana ntabwo yo gusanga muri ibyo uhugiyemo. Imana ikeneye ko ushaka umwanya w'umwihariko wo kumva ijwi ryayo. Muvandimwe, nyuma y'amezi menshi ukora, simvuze ngo ureke imirimo yawe, ariko nyuma y'igihe runaka wari uhugiye mu kazi kawe, shaka umwanya wiherere uvugane n'Imana. Muri Zaburi ibice 46 umurongo wa 11, mu zindi Bibiliya nyinshi ni umurongo wa 10, haravuga ngo nimworoshe mumenye ko ari nje Mana, nzashirwa hejuru mu mahanga, nzashirwa hejuru mu isi. Amen. Igiswahili kiravuga ngo tuliyeni. Cyongereza kiravuga ngo be still and know that I'm God. Tuliyeni. Nyuma y'igihe kirekire uhuze, tuza. Tuliyeni. Imodoka, ndaguheza urugero, imodokari, umuduga. Aho ni modokari yemewe kugenda mu mihanda kabisa. Ariko nyuma y'igihe runaka biba ngombwa ko imodoka ikurwa mu muhanda, ikajya muri garage, ikajya mu igaraje, ikaja gukorerwa service. Amavuta ashaje bakayamena, bakoza za filters, bakazoza, bakareba ibyuma byafungutse bakabifunga, bikabona gusubira mu muhanda. You see, nyuma y'igihe uhangayikishijwe n'akazi, ni okay, ariko shaka umwanya uje gushaka Imana. Bwana sifiwe sana. Daniyeli yumvise Imana igihe yari atuje. Daniyeli yumvise Imana igihe yari atuje ashaka Imana. Muri Daniyeli ibice 9 umurongo wa 3 haravuga ngo mpanga amaso umwami Imana yanjye. Haleluya. Mushakisha gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu. Mpanga amaso umwami Imana yanjye. Mushakisha gusenga. Muvandi, shaka umwanya ushaka Imana kubw'umuryango wawe, shaka Imana kubw'akazi kawe, shaka Imana kubw'ikibazo cyawe bwite. Imana ibashe kukuyobora icyo wokora. Iri somo murabizi ko nababwiye ko turisoreza ku kintu wokora kugira ngo wumve Imana. Niki wokora kugira ngo wumve Imana? Niki wokora kugira ngo wumve Imana? Nabikubwiye kare, kumsikia Mungu sio zawadi. Kumsikia Mungu ni maamuzi ambayo unayafanya na nidhamu unayojenga. Kumva Imana na mahitamo yawe, ni discipline wiyubakamo ukavuga atari ko noneho reka numva Imana ikivuga. Imana iravuga iki kuri iki kintu? Muvandi, reka gukora ikindi cyari cyo cyose ubaguritse. Reka gukora ikindi cyari cyo cyose kubera una six pack, kubera ko wumva ufite imbaraga, wubatse umubiri ukomeye, uvuge ngo ikintu cyose urahatiriza. By'umwuka n'umwuka muvandimwe. Amen. Ikintu cya mbere kugira ngo wumve Imana, ugomba kuba wuzuye ijambo ryayo. Lazima ujae neno la Mungu. Kangubwire, Imana ndiboneka hirya no hino. Imana, Mungu hapatikane hapa na hapa. Mungu anapatikana kwenye neno lake. Imana ndipa kuoneka gutya gusa, gutya. Imana iboneka mu ijambo ryayo. Amen. Ijwi ry'Imana uzumva, izakoresha ijambo ryayo washize mu mutima. Jijaze na neno, kuko Imana nishaka kuvugana nawe, izavugana nawe inyuze mu ijambo ryayo wujuje umutima wawe. Imana ihabwe icubahiro cyinshi. Imana ihabwe icubahiro cyinshi iragikwiriye. Muvandi, nimushaka kuvugana n'Imana kugira ngo wumve Imana, iyuzuza ijambo ry'Imana.
jijaze na neno la Mungu. Amen. Sauti ya Mungu utakayosikia atatumia neno ambalo umeliweka moyoni mwako. Imana ikoresha ijambo ryayo wabitse muri wewe. Yashaka kuvugana nawe ikagarura rya jambo, ikakubwira ati ni hivi na hivi. Haleluya. Ibitangaza bigakoreka. Amen. Icya kabiri kugira ngo wumve Imana. Amen. Ntuzagerageze gushaka Imana kwivugana nawe mu kintu yamaze kugaragaza mu bushake bwayo. Tugategereza Imana ku bintu bigaragara mu bushake bwayo. Ndagweza urugero, ushobora kuba ugejeje imyaka y'ubukure kabisa, ariko ukaba ukijya gusenga Imana ngo Mana nshake cyangwa nshakwe. Kurumva Imana yovugana nawe. Imana ndiyo yovugana nawe muri ubwo buryo, biri mu bushake bwayo tayari. Heravuze ngo umugabo ntagomba kuba wenyine, hagomba gushaka umufasha. None nawe uraja kwibaza ngo nshake, ushake yarabivuze. Nimba ushaka kuvugana n'Imana, menya ibiri mu bushake bwayo ubimenye. Ico ni icya kabiri. Ariko icya gatatu, haleluya, ntugashake kuvugana n'Imana mu bintu bisaba gukoresha ubwenge bwawe. Mu bintu bisaba gukoresha ubwenge bwawe, ntugashake ngo Imana ivugane nawe, kuko ibyo ngibyo biragusaba gukoresha ubwenge bwawe. Nzamwira abantu, hari ibintu mushaka gukemuza amasengesho kandi bigomba gukemuzwa ubwenge. Niyo mpamvu wasenze imyaka myinshi, niyo mpamvu umaze iminsi wiruka hirya no hino, niyo mpamvu wabaye umuntu wo gusimburanwaho ibiganza bagusengera. Aho ugeze hose niwe barambikaho ibiganza, mu byumba by'amasengesho niwe basengera, ku matelefone niwe basengera, mu butayu niwe basengera, mu kanisa niwe basengera. Why? You don't know. Nuko ushaka ngo Imana ivugane nawe mu bintu bigusaba gukoresha ubwenge yaguhaye. Kandi ubwire gukizwa ntabwo bikwambura ubushobozi bw'ubwenge bwawe. Amen. Haleluya. Haleluya. Bareka nkubaza iki kintu muvandi kugira ngo mve ico ndi kuvuga. Ubu woja mu cyumba, aha ndi kuvugira nicaye mu cyumba cyane. Ubu nakwinjira mu cyumba cyanje nshaka kujya ahantu kuzinduka cyangwa nshaka kuja mu materaniro ngasenga Imana ngo Mana ngo se nambara uwuhe mwenda. Kwe ibyo usenga nuko bisa. Ufite ubwenge bwo guhitamo umwenda wambara. Amen. Yes. Imana ndizivuga ibintu biri fake aho ngaho. Imana ijwi ryayo rirakomeye, ijwi ryayo rifite imbaraga. Dawidi yaravuze ngo Imana yavuze rimwe numva kabiri. Wowe urasenga Imana ku bintu bisaba ngo ukoreshe ubwenge bwawe. Yarakwihoreye kubera ko irabona ko utafite gutekereza neza. No, tekereza mbere yo kuhamagara Imana, banza urebe ibyo bintu nimba bitari muri wowe, mu bwenge bwawe n'ubushobozi bwawe. Zaburi ya 29 umurongo wa 4 haravuga ngo ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga. Ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro. Iryo jwi waje kubwira ngo rikubwira utuntu twa fake. Ryuzuye igitinyiro, rifite imbaraga. Niryo kuvuga imisozi gatigita, niryo kuvuga ibibazo bigahagarara bigaceceka, niryo kuvuga izuba rigahagarara n'ukwezi. Haleluya. Kuko Yoshua yabigenje. None wewe urakoresha ijwi ry'Imana mu bintu gusa biraho. Nawe wotekereza ukicara hasi ukavuga ngo reka nkemure iki kibazo. Ariko uri kurasa ngo Mana ngwino nkemurire ikibazo. Kwicara hasi ugasaba umugore wawe imbabazi kweli, wambabare wa mudamu we tukongera tukavugana neza, biragusaba ngo uje gusenga Imana kabisa. Kwicara hasi ukabwira umugabo wawe ngo twarakoshanyije, niyo mpamvu iyi minsi tumaze iminsi tutavugana, none mbabarira, biragusaba ngo uje gusengesha ngo ufite ikibazo mu rugo. Ikibazo cyo kubwira gusa ngo mbabarira kweli, ikibazo kigakemuka kweli. Amen. Iyo niyo mpamvu utavugana n'Imana. Urashaka ngo ivugane nawe mu bintu bisaba gukoresha ubwenge bwawe. Amen. Haleluya. Kansoraze ku rugero rw'umwami Hezekiya. Hezekiya, Imana yatumye umuhanuzi Yesaya iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya ngo arage iby'urugo rwe, ngo kuko gupfa ko azapfa. Ariko umva Hezekiya, Yesaya amaze kwerekerayo, Bibiliya ivuga ngo Hezekiya yerekera ivuri.
ahindukirira urukuta. Haleluya. Asenga Imana, avugana n'Imana. Haravuga ati banza uze tuvugane Mana. Hayibaza ibintu nka bingahe. Haleluya. Hamwe atari ko gupfa kwanje birakumarira iki? Ntabwo wibuka ibintu nakoze muri iki gihugu. Amen. Ntabwo wibuka ko ijambo rya rivuga ngo uzaduhaza uburame. Ntabwo wibuka ko ijambo rivuga ngo icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa. Ntabwo wibuka ko ijambo ryawe rivuga ngo mfite ubushobozi, icyo nzemera ku isi kizaba n'icyo nzahakana kiza. Kuki ushaka kunyica? Ndashaka gupfa. Yesaya akiri mu nzira. Yesaya akiri mu nzira, Imana yamubwira ngo subira kwa Hezekiya umubwire ngo nkongereye imyaka 15. Muvandi, haleluya. Iri somo rigufashe. Imana nigushoboza urisubire mu inshuro nyinshi, nibwo ukomeza kunguka ibintu byinshi muri wewe. Imana nibagirire neza, Imana ibashoboza iri somo murisangiza abantu benshi, murikorere like kugira ngo ribonwe na benshi. Imana nibaho umugisha mwinshi. Amen.